cyare kwizo nkuta turimo turakora nizo voko niga ndabura ibizima maze nkutema izo vasi nzima sinyeneye niga zidobye izo ngoma kuko ndabizi duhora amahaso murakora musiga ibisigo kandi ndidukorera kuri rogo twambaraga penti nzima basa nibanzanira insazi twaramadage niga ni mushona none ubu twigereye kuri tere namo gahunda ndabura niga maze ticari dukora gadutama igitekerezo dukatira ipampe zo zidashona turakora ya it's your boy Kevin the second hanga turi kumwe n'umuhungu bamwita hitmaker kabisa. Umuhungu twamuzanya hano ngaha kuri the second TV show tumubaza umuhungu bimeze bite. ni fresh nari bibintu ni neza cyane nawe Abantu umuhungu reka tumwegere kugira ngo byibuza tubashe kumwumva fresh. Mungu amakuru y'imizi biragenda street nyina barinsazi no kwikaraga imihanda nyina barinsazi tu arisazi shawerutse kudutama ikigoma cya Danje we n'uwitwa Wilfoke mudutamo boro ya banga ya Danje bitwa Street God. Street God buriya umusano yarandabuye ati mfite igitekerezo n'iki biriya n'ibyo uriya musani kabisa neza akira boro ni Danje man yanditse neza wadutayemo verse yawe ya yo irakoza guys ako waje umeze fresh waje wataye cyango cya Danje kabisa ni neza none sengo muvuga mwizi twakwakira no ngaha kuri the second TV show nk'umutumirwa w'umuhanzi first of all ngende umuntu umufana wawe byiza cyane kabisa ni nke boro yawe wanditse uvuga ati boro ndabatamo kabisa ukanadutama akantu boro se ngiye kubatamo none ndi boro ngiye none kubatamo ndi kumwe n'uriya musani tu bayita imisego ibiri fo ko numva ari boro ya Danje se ako ni freestyle naga freestyle nyine tu boro ndumva iri hapo kabisa fast noneho upiti ni wane nkore nkusigire faka uravuga ubugambo nugira ibikorwa kuki uraburiza ni kuduteza abajama ndakumvura ikoco ndimeneremo uro nshinza kupaya no ngurira kaya byanga bikunze ndakimedita ibyo haze mbimene bakwibagirwe iyo genge wahoze ubasakuriza fo ubundi uyu muhungu bana ararapa induru yavuga ati cyazaho ivumbi ririrenze man ibi boro se wabimenye gute kuzi kurapa man nabitangiye niga segonderi ya mbere senior 1 kumenya no umuntu agera interina agahuza n'abandi basani bumva nyine kuririmba tu babyiyumva nko byatari nanjye baramugura nyine biza utyo tu wandika indirimbo ukayandika ikarangira neza ukagenda ukayirecordinga record ya Danje noneho mbafite noneho ingoma y'uwa peke ninyibatamo none hazaba ari insazi fo ubu ni nka gute wabwira nk'umuntu ushaka nawe aka kanya ndakiye kufite indirimbo zigera muri ni muri 3 ni zingahe ne 3 n'izindi ziri muri studio byose nyine birahari ko numva ari banga ya Danje. Ubu se ni nk'iki kibagora muri studio iyo mugiye gukora song muri studio nyine ikintu kitugora yari korabo nibwo nyine umuntu aza wenda nk'umuntu akaza nyine mugiye gukorana agakorabo akaza atarepese n'ikintu ibyo bintu bigora iyo ari jye nyine no gukubita mvamo ntari ako we numvisha producer ngo nta nubwo ujye ubworana ibindi bigora producer nyine ku masteringa n'ibiki nibyo bimugora ariko gihe nta kijya kingora Nese nge ntago nari nsanzwe nzi ko mukora boro za disi nyine z'amabifu iyo icyo gitekerezo cyaje gute igitekerezo nyine ni icy'umusani wanjye wari wagiranye beef n'abandi bahungu randabura tubondo wakora boro noneho ya Danje tukabatamo fresh nuko nyine byaje tu batereka abahungu tubice hanyuma se tu producer ameze gute Wilfoke ntago derukana bimeze bite
Willy nawe ndashaka kumuzana mu by'ejo bundi, ariko producer wacu ntari ibintu neza, nawe tuzamusura muri studio ahubwo turebe ibyo ari byo. Ni ukuzamusura kabisa tugafata amakamera ibiki byose tukajyayo muri studio tukareba ibyo ari byo. N'uwitwa Willy Folk ejo bundi tuzamwakira hano kuri televiziyo. Bana ni gute ubona hip hop nyarwanda? Hip hop yo mu Rwanda nubwo abantu batarayikunda cyane ariko iri kugenda izamuka gake gake, ubona n'abapeti bakiri batoya babashyira muri hip hop bagakubita, famiye zabo ntizibisaze n'iki ngo babigire ibisazi, iri kugenda itera imbere ntabwo ari nka mbere cyane. Iyo ubona abahanzi nka Bulldog uruzi barenze nyine wemera mu muziki nyarwanda batabaha nuza gukora ibitaramo nyine muri Big Arena, ubitekerezaho iki ibyo ngibyo? Ibyo ngibyo byo mba mbona ari ubusazi, ahubwo harimo n'amayeri menshi cyane muri bariya abantu bategura ibitaramo, buriya baba bafite amayeri ya danje. Kuki se bataha ibitaramo abasani baririmba hip hop? Buriya harimo amayeri nyine, barabishyura afro, ntago buriya bari insazi bariya banika bakoresha ibimenyane n'iki. Ntajyana ubuse ni nko producer wemera mu Rwanda? Umu producer uwo ari we wese njye nemera Kinabit kabisa, arabinkorera. Kinabit ni umwicanyi? Arabinkorera mani, uriya musana akorera ingoma ze. Ubwo Element ntiyagutaho beat ngo yikubite? Kare afuro yawe ari ibizazi. Ntabwo naririmba afuro, uriya azabanza kuri drill ya danje ubundi abone kundabura ati ngwino mfite beat n'iki. Ariko hari n'abaraperi bagwa muri nuza muri beat za afro akarapa nka badani nanone n'aba Papa cyangwa n'abandi nkabo, we ntiwabishobora? Biriya bari iby'abana, biriya bakiri hasi. Biriya bazagerageza ibyabo, nanjye mfite ibyanjye nkunda tu, buriya wasanga ari byo bakunda, ariko njyewe sinzi ko nanakora afro kabisa. Indirimbo wandi kugendera kuki wandika indirimbo uvuga ati indirimbo ndayanditse ngiye kwisohora? Ngendera ku bintu bibaho mu buzima bwa buri munsi, ibintu bikunda kubaho nyine muri life nk'uku nguku, ibintu bikunda kubaho njye nibyo nandika. Ujya utereta? Gutereta se udushori wapi? Udushori igihe nujugunya mu bigori wa mugani wa Papa cyangwa ko mfite abakuru ngo mujya murya ari ibyana n'iki. Ibyo bintu wapi? Uzi ndeta ziri hano hanze, ushobora kuryaho gato bugacya bakujyana brigade, kandi ntago waba uri gusubira inyuma. Buriya isheni ntago ari byiza man, isheni ntago ari ikintu cyiza. Ako abarapera kenshi n'ubundi ntago bakunda ibiboro byo gutereta cyane abakobwa, sinzi impamvu. Buriya bariye impamvu sanga nyine ari impamvu zabo bwite babihugiye. Buriya abaraperi dukora ibintu byatanje buri munsi, ni mu kazi wandika, rero udushori nta mwanya ntiyahuza. Ni ukubera iki se buriya umuziki wa hip hop urubyiruko ruwukoze cyangwa se umwana uvuga ati ngiye kuba umuraperi, ni ukubera iki batekereza ko umwana agiye gutabikirara akabijya mu biyobyabwenge? Buriya nkeka ko impamvu ibitera, buriya abaraperi bakunda gukoresha ibintu by'amatabi muri video, amayoga, noneho sirenge baba bifitiye abahungu, ababyeyi bahita bakeka ko ari ibintu by'uburara nyine, nka bariya baba babona kuri televiziyo ba Bushari ba Bitrey bari kwikubitira agafege kabo, baba bumva ko nyine buriya ari uburara, kuririmba ibintu nk'ibi ngibi ari uburara. Yaba ari insazi ababyeyi buriya babahangayikiye abana babo, yaba ari insazi. Kandi n'abaraperi ubwabo baririmba ati twe turi ibirara turarenze mani. Iriya bari life baciyemo, aba yaraciye mu buzima bukomeye, yarababaye kabisa umuhungu, akanabiririmba nyine kugira ngo aruhuke mu mutima, ntago ari uko nyine aba ari ikirara nawe abikunze. Wigeze wumva disi ya Zeona Horix? Ndayikurikirana cyane. Wigeze wumva indirimbo Sinabyaye? Sinabyaye yo kabisa, ndayumva ndanayikunda. Urabitekerezaho iki kwa umukuru wa RIB yarasabye Ziwo Trap kayisiba ku rubuga rwa YouTube? Biriya nkeka ko nyine harimo no kwiyenza, iriya ni beef yabo, nibo bazanabyikemurira nyine bakabikemura. Ibyo rero ngo yaririmbyemo ibintu bibi,
ni bifu nyine bo bapanze tu yabayeho, mbese barajya kubabuza gushwana gute kandi ari bo nyine babikunze bakanabikora gute bababuza ariko Ako bivugwa ko hari ababyeyi nyine bareze zero trap kubera ko yaba yarakoresheje amagambo nyine atuka ababyeyi cyangwa se amagambo asebanya. amagambo asebanya se ariya magambo buriya hari ukuntu nawe nyine yamukomaga, ubuse kuki batamufunzeho, we kuki batamufunze kandi ari we bifu bishobora kuba ari we yahereyeho. Nawe buri indirimbo umeze nka kuri wayikora? Indirimbo imeze kuriya se keretse wenda ari nk'umusani wankomye bya hatari, nanjye nayandika, nawe wahita umutama, nanjye nayikubita kabisa. bose bahita bagufunga kandi numvisha udakunda iboro byo gufungwa. Gufungwa se buriya ni n'abantu babyitera, ubuse we yajyaga kuririmba biriya bintu, nanjye ariko nyine hari utuntu twankomyemo tunkomamo n'iki nyine nkavuga tumusani yanabizimya, wenda ugomba kubizimya gutya. Ni nk'icyo uvuga ati ngewe ibiboro muri hip hop ntabwo mbikundamo nyine bakora, cyangwa ukavuga ati ibi bintu bikorwa n'ibintu bishinzwe urubyiruko cyane cyane by'umuziki, n'icyo uvuga ati ngewe ibintu bakora ntabwo mbikunda, cyane cyane bibera muri hip hop bitabera muri R&B. Ibintu nakunda buriya abaraperi, abaraperi se buriya ni iki nabakunda ora, ni ibiboro nyine, biriya biboro bajya bakora bari gutumura amafege muri kamera n'iki, video irarebwa n'abapeti, irebwe n'abana biki bose babirebe, ibiri burebwe n'isi yose buriya bariya basani bafite n'abafana. Buriya ako biriya nibyo biriya bivugwa ko ari byo bitanga fame cyane. Bitanga fame uri kwiyangisha, utumura amatabi wigisha abapeti bakiri batoya muri kamera, noneho bajye banihisha biha akabanga wenda. Abantu bavuga ko iyo umuraperi aterekanye ko ari ikirara batarenze ngo aba ari idagi. Ibyo ntabwo ari neza, iyo ni imyumvire mibi, ni mibi cyane. Ako byibuza nanjye video zanyu nabonye nta burara burimo bukabije, nyine ubona ko nta bitu. Video zacu twe tuba twaziteguye, byewe nunabona nakoze video rwose harimo abaniga bari kunywa ibitabi n'ibiki, nzaba nanarangiye ndi kugikuzimu. Abantu musure channel ya Hitmaker murebeho indirimbo yitwa Berry, ni nshyashya isohotse vuba ntago iramara igihe, muyirebe kabisa, nta buntu by'uburara burimo. Uravuga iki kuri iriya ndirimbo yo? Iriya ngoma yo yarateguwe gutya neza fresh, ndashimira abantu babimfashijemo, Migo ndetse na Willyfoke n'abahungu banjye, timu yanjye dukorana, buriya muzajya muyibona buri munsi, buri ngoma nzaza nkora iriya timu kabisa niyo dukorana mu mavideo yose. Baba bafite vibe ziri up kabisa, nta kintu bajya bakora ukumva barakubangamiye. Oya ntacyo kabisa, abahungu banjye baba bari stable. Iriya ndirimbo Berry igitekerezo cyavuye he kuyandika? Igitekerezo se iriya ngoma buriya nakagoma natekereje kuva kera, ariko ndavuga ati muri uno mwaka ngomba kukabatamufu, kariya kagoma kerekeye ku buzima, life nyine y'abaniga bishora mu matabi n'ibiki, harimo inama zinshi cyane muzazumva wumva. Abantu bagende bayirebe kuri YouTube, ni ukwandikamo Hitmaker ukandikamo na Berry, indirimbo ni Berry, abantu ukayumva, harimo inyigisho nyinshi cyane kandi muzabyumvamo, ni ibintu byiza cyane. Ni iki uvuga ku bandi baraperi ubona bari muri gahanga nyine uvuga ati aba bantu dukora twese umuziki hip hop, ni iki uvuga niwe mwihariko wawe ubona uvuga ati njya aba bantu ntago mwihariko wanjye nkukurikije ukuntu nkuzi ntago bamfata? Umwihariko bafite ku buryo umwihariko wawe batamfata, wallahi buriya ntago wamenya ibintu umuntu aba atekereza, ntago namenya ngo uyu nguyu ngari gupanga gukora ibiki, hari igihe namukoma ejo akankoma. Ariko barusha views, kuba mbarusha views ejo hari igihe bakubita bagahita bandenga none, cyangwa tukanapanga korabo, ubwo se ni byinshi ahubwo turi gupanga kubatamaho. nta muhanzi muragirana disi? Umuhanzi wapi
nawe urandikira indirimbo biri kure kabisa. nta n'indirimbo y'urukundo ugira se Y'urukundo se wapa, ariko ndi kuyitegura muri ino minsi ya hip hop ya hip hop kabisa. byaba biri neza kabisa. Ni nk'iki wabwira abantu batumva neza boro za hip hop nyine bafata kari uburara, nk'umwana ari kunavuga ati ngiye nshaka gukora hip hop, ariko nyine bagata bumva ngo yishoye muri bwa burara kunywa ibiyobyabwenge. Ni nk'icyo wabwira nk'umubyeyi wumva umwana ko ashaka kuba umuraperi agahita atekereza ibyo bintu? Ababyeyi rero bagabanye imyumvire mibi cyane. Iyo ni imyumvire mibi. Niba umwana yiyumvamo ikintu mureka gikore. Ingaruka niziza nyuma, wenda agize nk'ikintu akosa nyine, wenda akaba ari gutangira guhangayika kuvuga ati umwana ibi bintu yagiyemo ni insazi kabisa, akaba ari bwo wenda umubuza. Ariko hari igihe yinjiramo agakubita bikanakurenga ahubwo. Nibyo da, urebye ubona nk'umuntu kugira ngo akora ibintu bigiye ku rwego rwa danje nka bari abaraperi tuzi bo hanze, cyangwa se urabona wese hip hop iri hejuru kurusha R&B, urabona ari nk'iki gikenewe mu Rwanda kugira ngo ibyo bintu bikorwe hip hop ijye hejuru ya R&B? Icya mbere ku bahanzi ni ugukora ibintu ubikunze nyine ubyiyumvamo ko ari ibyawe. Icya kabiri, abapromota bibanda ku bantu baririmba nyine afro R&B, bakabibandaho cyane, natwe batugereho nk'abaraperi kabisa. Ako ni gake ubona buri umuraperi yagiye gufata award, ukabona abantu bafasha award benshi ni baririmba R&B n'aba gospel, ugasanga nyine nta muntu wafashe award mu hip hop. Birabyo biterwa n'iki? Ni ukubera indirimbo mbi? Ni ukubera iki? Urubyiruko ruradukunda man, ruradukunda kabisa. Ahubwo biriya hari igihe usanga harimo n'ibimenyane kuriya nyine. Ahubwo bisubireho bagabana ibintu by'amayeri muri music, barimo barasebya mani music y'u Rwanda tu. Bana influencers bo mu Rwanda, aba promoters, nange mwe mubyumva ko mugomba kwisubiraho kugira ngo muzamure na hip hop byibuza tube like UK. Ako usibye ko no muri Nigeria nta muraperi uba, ibyo urabizi? Muri Nigeria ho ni insazi kabisa. Bariya bo sinzi niba baracitse intege, I don't know wallahi. Bose bigiriye UK. Bose kabisa barashize. Ubu uvukira Nigeria none ubu byari kwa bimeze bite? Naje nari guhita nsezerera igihugu. Cyangwa ari kujya uririmba nka Remo? Kare biriya bintu buriya je ahubwo ntuzogera ahubwo no kubimbaza. Biriya biboroge buriya nago njya ndeba. Ni insazi kabisa. Guhogoza biriya ni iby'abasisi babirekere Marina. Wadutayemo akavasi k'indirimbo uri gutegura cyangwa se ibindi? Ngo twicare kwizo nkuta turimo turakora nizo voko, niga ndabura ibizima maze nkutema izo vasi nzima. Sinyeneye niga zidobye izo ngoma kuko ndabizi duhora amahaso. Murakora musiga ibisigo kandi ndidukorera kuri rogo, twambaraga penti nzima basa nibanzanira insazi. Twaramadage niga ni mushona, none ubu twigereye kuri tere namo gahunda ndabura niga maze ticari dukora. Gadutama igitekerezo dukatira pampe zo zidashona. Turakora dukeneye hit genge nidusaba ubufasha. Murakora musiga ibisigo kandi ndidukorera kuri rogo. Bana iboru ni neza cyane, Bayita Berry. Iboru ni ibisazi kabisa. Abandi mwakoranye muse noneho move ipanze gute? Move zabo se hari boro noneho wankomye umuniga witwa Migo. Yarankomye fasi yewe kabisa, narayemeye ni neza naribe. Harimo n'undi witwa Wilfoke. Wilfoke kabisa, uriya muniga nje nkunda ukuntu yandika vasi ziwaba yazitondeye. Ni umuniga kabisa nkunda imyandikire yiwe kabisa. Kabona ko mwarakaye muri video kabisa na vibe zibizazi bya danje. Abahungu mba nabateguye, ahubwo hari umunsi nzazana noneho na team yanjye dukorana muri VD, nkabazana noneho hano kuri interview kabisa, noneho abantu bakababona fresh nari bakanabarabura ukuntu biba byifashe VD noneho kuna bari insazi. Buriya iyo turi gukora VD bari insazi, hari n'igihe abantu babivunikiramo ugasanga kubera gutera dance n'amasporo. Hari boro nyinshi muzabona harimo abaniga bakubita amasporo ya danje. Twabonyemo wa mungane umuntu utera sport muri randirimbo ya Street God, uraya barinde
uriya bamwita Sino. yitwa Sino. Akora iki mu buzima busanzwe? Arabyina, ni umubyinnyi nemera kubera akora ibintu bye abikunze, nta maka kabisa, ukora ibintu bye abikunze, kandi umuntu ukora ibintu bye we abikunze abishyizeho umutima, njyewe uwo niwe ndeba kabisa. Guys, mujye rero muha abantu respect nk'uko nguko umva Hitmaker barimo arabikora. Niba umuntu uzi ko ari umubyinnyi wa danje nka Sino, mugende mu following kuri IG, kuri TikTok hose yitwa Sino Dance. Hanyuma se indi boro noneho mugiye kudutama ibisazi ndabizi, mugiye gutama ibisazi. Nicyo wavuga ku bintu biri kuvugwaho cyane by'amatora? Amatora agiye mbishyize imbere, abantu bari gutora kabisa, agiye mbashishikarije gutora Paul Kagame. Yadukoreye ibintu byinshi cyane, amavuriro mubona hafi yanyu, mu kagari, mu murenge hose hari amavuriro, amashuri. Mbere abantu bajyaga kwiga bakava nk'anga bakajya nk'Inyanza, hano Gihanga murabibona, abantu bajyaga nk'Inyanza, amashuri ari kure yabo kabisa. Abubakira amashuri mu kagari, ubu abana bariga ntaribi kabisa. Rero ikintu nabashishikariza ni ugutora Perezida Paul Kagame, wabakijije intambara zari kuba muri uru Rwanda. Uzi intambara zabaga inaha muri uru Rwanda, byari insazi wallahi, byari insazi kabisa. Rero gutora Paul Kagame hari ibintu byinshi yabafashije, ni ku gipfunsi kabisa. Ni nk'iki wabwira umuntu urimo urashaka, wenda urabona hari abantu nyine bagiye muri ibintu by'amatora nyine wenda bashaka nabo kwiyamamariza kuba umuperezida, hari izindi za Green Party, hari n'andi mashyaka nyine tutazi. Ako ngiye ku ruhare rwanjye ndi kuri FPR, nawe ubwo ngubwo nuvishe turi kuri FPR, ubwo ni Kagame twese ni igipfunsi gahunda. Ubwo se abo bantu bababwira iki wenda bafite za Green Party, bafite andi mashyaka runaka? Bari yabona ibihangane kuko ntago bakuzaho Paul Kagame. Paul Kagame rega yafashije ibintu byinshi igihugu cyacu. Bariya rero nibihangane babe bahejeje babirekere Perezida Paul Kagame kabisa. Excellence akona kugikongeraho. Baragoze. Ni ikiro no mudufitiye mu bubiko muvuga ati bana Hitmaker ngiye kubica none n'abahungu banje. Ni iki wumva mudufitiye na producer Tony Beat bura n'umwicanye ndamwemera? Ni iki wumva mudufitiye we nka Hitmaker? Ari boro noneho Tony turi gupanga gukora, ariko no muri studio akakanya ubu tuvugana, ariko ndi gupanga gukubita video. Buriya gihe abakunzi banje nzaza mbatamo video na audio bizira icyarimwe kabisa, bikubitira icyarimwe. Ari boro turi gutegura, bayita iyo boro bayita umenye, bayita umenye. Wadutaka vasi gatoya ya ngo twinjire game dusaze abapiora, urabizi dukora tubona anda ijana zikunda amadara, izo ntoki zikora bugogo, ninde wansarira kandi nakaya, umuziki ni mwijoro magwa, mpetse game batamo na feature, urukundo nuzira ubugome, n'aya magambo yasibishe gome, urabizi nkora buhene fresh kabisa. Ninde ubakorera ama video uko nawe zira video zirenze bya danje? Umuntu dukorera ama video ndamushimira cyane, ubwo sinzi n'impamvu ahubwo naye namusize. Umuntu dukorera video kabisa, uriya muniga dufasha ibintu byinshi cyane, video ziba zisukuye zimeze neza, bamwita Kevin the second imbere cyane. Uriya muniga kabisa agenda mushimira imbere cyane. Yego bana, abantu bagenda ba following Kevin the second kuri Instagram, kuri YouTube bakore subscribe n'ahandi hantu ngaho. Nicyo wabwira abantu kuri ni indirimbo heruka yitwa Berry, ni indirimbo nziza cyane yanditse, nirimo n'abahungu kabisa baraka, ubona ko bafite vibe ziri hejuru. Nicyo wabwira abantu kuri ndirimbo batari bazi cyangwa se bagomba kumenya? Iriya ngoma ibintu byadufashije nuko twongereye abafana n'abahungu banje. Impamvu bakora biriya nyine ubona ko babikunze, bariya bakora ibintu nyine ubona ko babifite ku mutima, babikorera umusani wabo, ndetse n'abandi bashaka nyine ko twanabafasha tukabakorera vidi. Kevin the second ari muri genge, nawe nta kibazo, nawe ari muri genge umukeneye wandabura nkahita mukuraburira cyangwa ukamwandikira kuri social media ziwe. Nawe akora vidi, akora ingoma byatari, nawe mwamureba kuri channel yiwe ni Kevin the second, nawe afite ingoma yiwe nshyashya bayita ntibyakunda.
abantu bagende barebe n'ibyakunda bashire no muri comment batubwire ibyo ari byo. Urumva ari iki nyine wabwira nk'umuntu rero sasa aka kanya wumva avuga ati ntacaga promotinga hitmaker ariko sinzi uburyo nabikoramo, urumva ari nk'uwe buryo wabwira umuntu ati wa promotinga hitmaker muri ubu buryo? Ya kugira ngo promotinge ubaye umfana nyine wanyura kuri Instagram banyita hitmaker akarongo 9 cyangwa ukanyura na Facebook nayo ibunda cyayikoresha aracyari kare nayo ni hitmaker ukanyandikira iki n'iki cyangwa ukajya kuri YouTube naho ni hitmaker official hariho indirimbo yitwa Berry n'izindi giye kubatamo za Danje noneho zirenze. Utaha tugomba kwakira hitmaker afite indirimbo nshyashya ifite audio na video ibintu by'ibisazi vibe ziri hejuru cyane zabiri apps izabiri imbere cyane noneho na video izaba ari wa wundi Kevin the second imbere cyane producer Tony Beat nari kabisa ibintu bizaba biteguye imbere cyane abahungu banje narabateguye video iri hafi mwemwe muyiteguye muri uku kwezi aryo ku kwezi tugeze mu itariki zingahera turi mu itariki 6 ya muri izi tariki ntago kwezi kuzashira nabatayemo na video nukuvuga ngo abantu bagende basure channel yawe barebe uko bimeze abanze banakore subscribe ku buryo indirimbo nisohoka itazabacika bazabe bayibona. Turi gusoza ikiganiro ni nk'iki babwira abanyarwanda kubijyanye n'umuziki wawe cyase kubijyanye n'umuziki nyarwanda ushobora guhindura nyine nk'ikintu kibi nyine uvuga ati ibi bintu ntago ya promoting fresh babikosore gutya, ni nk'iki babwira abanyarwanda ku muziki? Ikintu cya mbere tudahereye no ku muziki muri no minsi urabizi turi mu matora babanze batore Paul Kagame kabisa ibyanjye niyo babijyaho nyuma ariko ku gipfunsi imbere cyane ariko noneho ku byanjye ubwo ngubwo mbigiyeho no kubanza bagakora gasabo kugira ngo mbatemo boro nanjye nishimye mvuga ati mfite igifana babanze bagereho na boro ndi gutegura ni nyinshi n'abahungu banje noneho mfite amakorabo menshi cyane aka makorabo ya Danje bazabonamo umuhungu nemera byatari noneho ubinkorera Kevin the second azaba ari imbere cyane niwe muzakunda kubona mu makorabo ya Danje. Rero abantu bitegure hitmaker ikintu cya mbere barabuye muhanze mutore Kagame FPR ni ku gipfunsi nange murabizi ni app niyo yacu ubundi hitmaker nawe yababwiye ko muzamukorera sabu nyine mukamukurikirana kabatamo ball za Danje. Turi kugana ku musozo murabizi neza iyi ni ya channel yacu The Second TV Show mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu. Reka duhereze hitmaker abatema kapera kanyuma ubundi dusezera abantu dukomeze. Auzi ko hari ikintu nari nibagiwe hari abaniga buriya babicaye hariya ngo nabahanze bagashaka kurya ingoma z'abandi buriya hari abaniga banje buriya nubwo ari abaniga ariko nyine ntako nabahereza muri interview nka gutya umuntu agashaka kurya boro yawe yandikiye akakwinjira muri kopi zawe agatwara kopi ubwo burumva nyine abari insazi bibaho cyane kuba umuntu afata indirimbo y'undi akayikavaringa ngo nuko atari umusitari ibyo nawe bari kubigukora barabinkoza basani kandi niniga zanjye fo ndumva ari ibizaza abo baje baze waba turabura niba nabirenze oya abo basani baracyari mu bubiko buriya ariko ndi kubarabura nibumva ingoma ivuga ati ngo anda ntizifata amapaki fat fact ndimo ndakora diki ngo stray zitagira taki nizo zishaka nzibyige budogi wallahi zineka zirakora ipari no kutabizi nuruka mu ndaki zana amapaki tuyitemo full pack turakora umuziki bizinega zirakora ifoto n'agaposta banika basare iyo boro ni muyumva handi hantu muzamenye ko ari hitmaker njembaye niyanzuze buri njembaye niyanzuze iyi boro irenze iri hejuru iyi boro hejuru sinzi hano umwe muri bo murabyumva kabisa mujiza baririmbye verse zabo none ikindi kintu kugira ngo noneho nanabafate guhitana nayikora noneho mu byejo bundi nago haracaho nk'uku kwezi mu matariki ya 2 kwezi kugiye kuza nubwo nzahita noneho mbibakoreye mbatanga imbere cyane
mite nkatawe imbere yabo kabisa, nabo basani babanzi banabyumve kabisa, ntago aba ari neza kwiba boro y'umuntu. Fata time yawe wandike boro zawe wiyandikire kabisa, naho kwiba boro z'abandi nta hantu byazakugeza brother, sibyo bizima se. Guys rero mujye mwandika indirimbo zanyu, indirimbo ziragorana buriya, kubona melody y'indirimbo biragorana cyane, noneho ku bahanzi nk'aba ngaba baba bakora ibintu bya hip hop biba bigoranye. Numva ari twizere ko Hitmaker agiye kudutamo undi muzigo, tukazamukoresha indi interview, noneho tumusanze muri shoot y'indirimbo yiwe. Shoot kabisa, ngomba kuba mfite kamera ya interview hariya, dukora video, kamera iri hariya mureba ukuntu byari bimeze behind the scene. Bana ni ibintu nkunze cyane. Reka tubasezerere, ikiganiro cyari icyo ngicyo, umutumirwa yari Hitmaker. Ngubu naho ubutaha nyine tugiye kureba indirimbo yiwe kuntu bari kuyishutinga. Ciao ciao.